Yesaya igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Reka mvuge ibiteye Imana agahinda. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nongeje abana ndabarera, bamaze gukura mbagaburiye bahaze baranyimura barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogobe ikamenya urugo rwa shebuja, ariko Abisiraheli bo ntibaramenya, ubwoko bwanjye ntibubyitayeho. Umva uko Imana ivuga yiganyira, nirereye abana ndababyirura, nabahaye ibyo kurya bihagije, bamaze gukura baranyimura. Umva uko Imana ivuga yiganyira, nirereye abana ndababyirura, nabahaye ibyo kurya bihagije, ayiwe bamaze gukura baranyimura. Kuva ku birenge ni habi kugeza ku mutwe, abayobozi n'abayoborwa babaye kimwe, hose ni nk'ibisebe bitabasha no gutsirwa. Iyaba Uwiteka ataradusigarije agace gatoya k'abakimwubaha, tuba twarabaye nk'ab'isodomu, tuba twarabaye nk'ab'igomora. Iyaba Uwiteka atadusigiye agace gatoya k'abakimwumvira, tuba twarabaye nk'ab'isodomu, tuba twarabaye nk'ab'igomora. Amen. Ati tuba twarabaye nk'abi Sodomu n'Igomora. Muhumure nshuti mudukurikiye, ntabwo indirimbo isoje, ahubwo turayisubitse nyine turaza kuyikomeza cyangwa se turaza kuyisubukura. Yes, urugendo rwacu rurakomeje uko bwije nuko bukeye. Nimvuga ngo urugendo rurakomeje, muhite mwumva nyine ko turi ku Rugendo TV. Mugiye kongera gukurikira ikiganiro cyiza nkuko mwabibonye mu gice cya mbere cy'ikiganiro. Ntabwo tujya tubatengwa kuri content, nababwiye ko tuzamugarura no mu gice cya kabiri ku kiganiro mwarebye ku Rugendo TV ndetse no ku Ubugingo TV, aho muri kubasha gukurikira bino biganiro hamwe n'uyu mukozi w'Imana turi kumwe, utangira aririmba neza, anacuranga neza, aramya Imana ndetse anayihimbaza. Ushobora kuba ari ubwa mbere umubonye utaragize amahirwe yo kureba igice cya mbere cy'ikiganiro, nubwo munsi iyo video wakibona, ariko reka dutanga amahirwe ku bantu ari ubwa mbere bamubonye kugira ngo atangira twibwira mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko y'umunsi. Muri kumwe na BKM, muri kumwe kandi na Pastor Nzabonimpa canesius, urimo ubaganiriza kandi ubashishikariza gukunda Imana no kuyihimbaza. Murakoze. Arimo abashishikariza gukunda Imana no kuyihimbaza. Impamvu nyamukuru ituma umuntu akwiye guhimbaza Imana ni iyihe? Ibidutera guhimbaza Imana ni byinshi. Hari abahimbaza Imana kuko bariye bagahaga, hari abahimbaza Imana kuko yabubakiye amazu meza bumvaga bashaka, hari abahimbaza Imana kuko babonye nyine ibyo bashakaga bya hano mu isi, ariko ibyo nabyo ni byiza kandi Imana ijya ibitanga. Ariko ubundi umuramyi, umuntu uhimbaza Imana, ahimbaza Imana kubera ko byonyine gusa Imana ari Imana. Kuba Imana ari Imana birahagije gutuma tuyihimbaza. Kandi iyo tumaze kuyimenya gutyo tukayihimbaza gutyo, nayo ntituvanira mwaho, byanze bikunze igihe kiragera ikatugaruka ikerekana ko ari Imana yaturemye duhimbaza. Imana ikwiye guhimbazwa rero bidashingiye ku bintu runaka yaduhaye. Imana ni data wa twese. Murakoze. Yego, mutangira mwavuze ati ni pastor you. Ese aba muri itorero cyangwa akora umurimo w'Imana he ko batabizi bamubonye bwa mbere? Nakira umwami Yesu Kristo kugira ngo ambere umukiza w'ubugingo bwanjye. Nagize amahirwe yo kumwakira nkiri mutoya, ndi umusore w'ingimbi muto w'imyaka 16 niho nakijijwe. Ubwo rero namwakiririye mu itorero rya Pentecote ADPR. Kuva icyo gihe kugeza ubu naje kurikoramo imirimo itandukanye bigiye bijyana n'umuhamagaro w'Imana, kuvuga ubutumwa, ivuga ubutumwa ku bushake, byaje no kugera itorero rimfatira engagement
mba umukozi w'itorero nyine nk'umuvugabutumwa, mba umupastori, mba umushumba, nkora umurimo w'Imana kuva mu 1980. Nyuma y'imyaka 7 nkijijwe niho ninjiye mu nshingano zo gukora umurimo w'Imana mu buryo bwemewe n'ubuyobozi bwa ADPR. Kugeza rero ejo bundi 2017 aho ninjiye mu kiruhuko cy'izabukuru, kugeza none nkaba ngira umukozi w'Imana, kuko yo ntigi dushyira mu kiruhuko, turuhukira rimwe twatashye twayisanze, ariko tukiri muri uyu mubiri tugihumeka, tuba dufite inshingano yo gukomeza kubwira abato n'abakuru kugira neza kw'Imana. Nicyo gituma mumbona hano imbere yanyu ngishobora gukura ururimi mu kanwa nkavugira Imana yo mu ijuru. Amen. Murakoze cyane. Ibintu muvuze nkuyemo ikindi kibazo, iyo duye n'umuntu uvuga ko ari umukristo muri ADPR cyangwa umupastor muri ADPR, by'umwihariko umaze igihe mu iryo torero, hari ibibazo byinshi abantu bakunda kwibaza ku itorero rya ADPR, cyane kuri social media cyangwa abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga, bibaza ngo ku kibazo bya ADPR bitajya bibibanga nko mu yandi matorero, ahubwo bikaza kuri YouTube cyane bikavugwa, wenda utakumva wenda ngo muri katedrali runaka cyangwa paroisse runaka bimeze gutya, ariko ibya ADPR ibyo bikajya bitaba, kuki bitajya bibibanga, ahubwo usanga byanyanyagiye. Guhera no mu kinyejana cya mbere umwami Yesu Kristo akiri hano mu isi, nyuma gatoya asubiye mu ijuru, ibintu bimeze nk'ibya ADPR byazanye ibibazo, kubera yuko umwuka wera amaze kumanuka. N'ubundi gituma twitwa abapandikote nuko ibyabaye ku munsi wa Pandikote hano iwacu mu Rwanda n'ahandi henshi ku isi byabaye no mu itorero. Hari hasanzwe amadini menshi ariko atuzuye umwuka wera, hari hasanzwe amadini menshi atavuga mu ndimi nshya, hari hasanzwe amadini menshi adahanura ngo bumve icyo Imana ivuze. Noneho itorero rya Pandikote rigeze mu Rwanda, dore ko ryahageze mu 1940 rikamara imyaka 4 abamisiyoneri bavuga ubutumwa batarabona umuntu wakira Yesu, ariko aho umupandikote wa mbere yakiririye Yesu akabatizwa agakizwa, n'inyuma ye haje abandi benshi. Ubwo rero abamisiyoneri batubwiraga yuko bazanye ubutumwa bw'umuriro, ubutumwa bw'imbaraga bushorewe no kubatizwa n'umwuka wera. Abantu ntibumvaga ibyo ari byo. Twari tumenyereye yuko umuntu abatizwa mu mazi cyangwa ku gahanga, noneho yamara igihe abatijwe ku gahanga hakaza ukuriye uwamubatije ku gahanga akamubatirisha noneho ngo Roho Mutagatifu amusize amavuta ya kirisima ku gahanga. Nibyo twari tuzi ngo ubwo Roho Mutagatifu cyangwa mwuka wera yamanukiye umuntu. Ariko uko byagenze Yerusalemu niko byagenze mu itorero rya Pandikote, kimwe n'ahandi hose bemera Imana bataryarya. Imana yerekanye ko ari Imana yabo mu kinyejana cya mbere n'abo mu kinyejana cya 20. Ab'icyo gihe rero babatijwe n'umwuka wera, habaye urusaku i Yerusalemu. Abanyamadini barahuruye bavuye mu bihugu birenga 15 bazanwe no kureba igiteye urwo rusaku. Basanga Pandikote rero ari umuriro koko, ari urusaku. Nicyo gituma ibyayo byaba byiza cyangwa ingorane bihita bijya ku karubanda. Uko ryagiye ku karubanda mu byiza, niko niyo habayemwe agatotsi abantu bashyira akaruru ku munwa kurusha uko bagashyirira ayandi madini. Ngewe rero rya rusaku ntirunshi intege, ahubwo ndavuga ngo Kristo nakomeze yamamarizwe n'umwuru rusaku, kuko abaryidadazaho ryo wena ngo bararyiboneye bakoramo ibyo bashatse. Byarananiranye, imyaka 2000 irashize, abidadaza ku kintu kirwa Pandikote ngo bagisenye byarabananiye. Abami n'abarkware byarabananiye, abo mu bihugu by'amahanga bashatse kubisenya mu gihe cya Nebukadineza biranga. Yesu ataranaza mu isi. Nyuma ya Yesu Kristo Herode yashatse kubisenya, umwami Nero yashatse kubisenya ngo acogoza abapandikote be gukomeza buzura umwuka wera, akoresha inkota no kubatwika mu muriro. Biranga bibi by'ubusa, abacitse ku icuma aho bateraniye mu dushyamba bagiye kwihishamo, umwuka wera akabamanukira. N'uyu munsi rero turasaba ko abakristo banyumva batita ku bibazo by'ibisakuriza kuri za social media, ahubwo bagakomeza gutumbira nyiri torero kugira ngo twiyuzurire umwuka wera, tutitaye ku bibazo, tubidepase, tukomeze tugende mpaka no mu ijuru. Yesu azagaruka. Ngicyo rero igituma bisakuza cyane, nuko hari n'ibindi byashakuje bikora abantu mu byaha, abantu bakifata kwitama. Abanyamadini benshi bakavuga bati babatumazeho, ariko se baba bamazeho babajyana. None se umvuge ngo abanyamadini baratuje ubwo muri ADPR ibintu biri gusakuza, ugira ngo ubundi umupandikote nyawe nubwo byasakuza kajana yabivamo akajya mu bindi bintu kudeyambira nk'abandi bose? Oya, hama hamwe, tugume hamwe, tutegereze Yesu, kubera yuko ari we mwami nyiri torero kandi azagaruka kurijyana. Haranarize mise nkura mu bintu muvuze, ubwo nimushatse kugaragaza ko intambara zo mu itorero rya ADPR ari Yesu ubuziyoboye.
tujya tunabiririmba ahubwo ubwo ari data uruyoboye ntacyo bizadutwara ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara mwarobanuwe n'umwami nimuze mwiyereke buriya ku mbuga nkoranyambaga hari abaza mu iyo ndirimbo bakaza baje kwiyereka ngo barwanye sekibi atabamara kubibondo hari n'abandi baza kwiyereka barwana ku mbehe yabo ngo itubama hari n'abandi baza kwiyereka bagira ngo barebe yuko icyubahiro bari bafite kitacogora ariko iyo ari Yesu wakiguhaye iyo ari Yesu wakugeneye imbehe uriraho iyo ari Yesu ushatse kukugaburira abikorera no mu bundi buryo atitaye ku bibazo biriho n'ibyavutse ubundi icyo maze kubona mu iri torero ntabwo ari cyo kiganiro ngira ngo tunibandeho wenda cyazagira igihe cyacyo sinavuga nabi itorero sinakwifatanya n'abavuga ngo biracitse kuko nabwo nugutiza satani umurindi guhora ujya ku mbuga ngo biracitse ngo karabaye hari uruko njya nsoma ngo noneho ngo akadeperi karashobotse hari utundi ngenda nsoma ku ibyo binyamakuru ngo noneho ibi byo birakomeye ngo pastor abivuze byose ngero sinshaka ko hari uzavuga ngo nanjye ngo mbivuze byose ngo ndabikomeje ndavuga Yesu wapfuye akazuka naho ibindi bifite bene byo bazi kubivuga kubw'imbaraga zibashoreye ntazi ntabwo byose bishyize hanze oya wifuza ko ikiganiro twagiye titre tuganira ibindi murakoze cyane ibyo mvuze birakura abantu benshi mu gihirahiro biratuma abantu bakunda itorero kuruta abantu biratuma abantu badahugirwa kureba ibibasenyera imitima meme no kwivanga mu bitabareba buriya Abakristo ahubwo ikibazo abantu baza kuri social media benshi bavuga ko ADPR nabo yaciye abo yatenze cyangwa batayisengeramo turacyatenga n'abandi none se bazitwara uko ijambo ry'Imana ritavuga tubarebera izuba ngo nuko bare bafite imisaraba ku makote ariko hari n'abarenganiramo nabyo ntitubice ku ruhande hari n'abarenganiramo bagasa n'abaherekeje abo baciwe ariko mwene abo nabo hari uburyo nyirabo ndavuga Yesu ajya agenda akabapindamurira mu nzira ati mwebweho nzi yuko mutazi bwabwira ubwa babandi nimukomeze icyo mufite kugira ngo mutafatanya n'ibyago byabo mudahabwa no ku ngorane zabo ibyo Yesu nabyo ajya abikora hari n'umuntu uherutse kumanariza ariko ntabwo twari turi kuri kamera ariko ngata ariko intambara zo muri ADPR mbona zidasobanutse impamvu avuze gutyo ngo nuko ngo iyo bari kurivuga cyane mu bibi ngo bagwiza Abakristo bihana bashya uwo muntu Imana imuhumugisha ngo izo ntambara zaramunaniye ngo kuzisobanukirwa ngo kukiyo babavuga nabi buri kimwe babatiza abantu nyine ni ukuvuga ngo u Rwanda rutuwe n'abantu bamaze kujijuka mu by'iyobokamana barabireba bagakorana n'izo bati ibise bihuriye he na Yesu wapfuye akazuka nyibwirira Yesu rata wowe ukimuvuga ubundi munanyibatirize ndebe ko naramura ubugingo bwanjye nicyo gituma hejuru barwana hasi nabo bari kurwana na Satani binjira mu gakiza Satani akumirwa akareba ati icyo nashakaga si cyo ngezeho nibwiraga ko ziriya ntambara ziturutse iriya ziza gutuma ntabona bakomeza kunshika none n'ubundi umuriro uraka birakataje Imana ishimwe nejo bundi twarabatije hano igihundwe twiteguye no kubatiza n'abandi no hirya no hino barabatiza ibyibazo byo kuvuga ngo byacitse ntabwo bishobora kuzitira ivuga butumwa kuko nyiraryo yaravuze ngo azaryubaka ku rutare amarembo y'ikuzima zidadaza hari inyeganyeze ariko ntabwo azarishobora nicyo gituma rimaze iyi myaka 2000 ikuzimu bidadazaho abanero bica abandi bami basimbuye nero bageze ku 9 nabo bakoze akarengane muri Madagascar bisha Abakristo birarenga bibi by'ubusa hari abandi bagiye bahura n'ingorane zikomeye ariko ubukristo bakabona ahubwo wagira ngo ni umuriro bakije uwitwa Chrysostom niwe wigeze avuga mu gihe cy'akarengane ngo amaraso y'Abakirisitu ni nk'imbuto iyo amenetse hasi ngo ahera akashibukamwe abandi benshi cyane nicyo gituma tutagira ubwoba bwo guhamya ibyo twabonye n'ibyo twumvise Imana ihabwa icyubahiro kuko yaryubatse ku rutare rutanyeganyezwa n'inkota ngo nuko zikuwe mu rwubati kandi ridakangwa nuko abanyamapete babijemo ngo kuko bafite amanyenyeri ngo wenda ngo abantu baraza kugira ubwoba ngo bihakane Yesu nta warushaniro kuba mubi nta warushaniro kandi neza kwidadazaho ariko itorero ry'Imana nyiraryo aribereye maso kireka abanyabwoba n'abatizera bakangwa n'ubusa bagakangika abo nibo n'ubundi batazabona ubugingo buhoraho dukomeze ikiganiro n'ibindi mwateguye murakoze cyane mumbabarire gato
kuko ikintu tuvuzeho gikeneyemo ubutumwa. Nifuza ko niyepuwe mwatanga ku bantu bahora kuri YouTube bafite ishyaka ryo kuvuga ibitagenda neza ku itorero, ari ibyo bambaye gusa kandi ari n'ibigenda neza byo kuvuga. Kabiri, umukristo wa ADPR ukurikira ibi biganiro byose mwamubwira iki? Icyo nabwira abantu bajya kuri social media kujya kuvuga nabi itorero n'ubuyobozi bwaryo, nabagira inama nshingiye ku bahungu batatu ba Nowa. Yego. Ubwo Nowa yari amaze gusinda agize ibibazo, si uko atari yasinze. Yego. Meme ibyo biravuga ngo si uko n'ubuyobozi butateshuka ku nshingano, si uko hatabaho n'ingorane zindi runaka zikomeye. Yego. Ariko guhera kutamura urubwambure bw'itorero ukajya kwereka n'abatarizi. Muririmbyi umwe yaravuze ngo ye wakintuwe kiza n'ibice muri ryo bigatera abatari bamo kurisuzugura, ngo umenye ko abera baryo bahora bari maso batanga raporo kuri nyiraryo ngo azarirengere. Ibyo rero nagira inama abantu bashaka kuvuga nabi itorero. Icyo akora uvugira uburenganzira bw'abona ari mukuri, yasenze Imana agapfukama akiyiriza akavuga ati Mana ndagushima ko mpaye umurongo w'ibyo njya kuvuga, uwo sinamucira urubanza, kuko nanone abapagani ntabwo bakwigarurira abakirisitu kugeza ubwo babica nabi. Abakristo ngo bakomeze baceceke. Niba haje ibintu ko kubona bitavuye ku Mana, tuba tugeze mu gihe cyo kuvuga. Dukurikije amagambo umubwiriza yanditse, kirazira gucecekera mu gihe cyari icyo kuvuga, kirazira no kuvuga mu gihe cyo guceceka. Ibyo bintu byombi kumenya kubijera no kubicunga birasaba ubwenge bw'Imana, kandi birasaba gusenga cyane kugira ngo tumenye umurongo tugenderamo. Timukajye kwambika itorero ubusa murivuga nabi, kuko ryarabakamiye, ryigeze ribagirira umumaro, ryabahaye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Wirinde rero kujya mu gatsiko karivuga nabi, kandi ibyiza byavugwa nabyo bihari. Noneho umukristo dukurikiye ku kibazo cya kabiri, unakurikira by'ibivugwa byose, inama namugira nacunge ubukristo bwe neza, kuko nubundi ntabwo ibyo ngibyo nk'umukristo wivanga mu by'ubuyobozi bw'itorero, ngo muri biro nyobozi ngo bimeze gutya, ngo nabimenye, ngo ngwino nkubwire, akagobeza abakristo bagenzi be. Kuko urumva atari ugutanukira, urajya mu bya biro nyobozi, nturi n'umushumba, nturi niki, amaherezo zabaye bari gusesengura. Uwabiguhase wowe aho ibyo ngibyo uri kunenga wabishobora, wacunze ibikureba ko ari byo Yesu azakubaza. Uwo yahaye itarante ebyiri tazamubaza ibyeshanu, uwo yahaye imwe nawe yakigira ubwenge akayigenza, ntiyari kumubaza ibyo uwo yahaye ebyiri. Ibyo nahawe nk'umukirisitu, ibyo wahawe nk'umukirisitu, cunga ibyo ngibyo, ubundi ibindi ubisengere. Tujejwe gusengera abakozi b'Imana, ariko tutivanze mu bitatureba. Nicyo nabwira umukristo duteze amatwi, nacunga izamurye, ibyo Yesu azamubaza birahari, kandi mu byo azamubaza narimo mbabwira rero yuko umukristo wa ADPR adakwiriye gucogozwa n'amagambo n'ibyo yumva bivugirwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni nziza, hariho ibindi byiza byo gutegwa amatwi. Niyo mpamvu rero dukwiriye kureba ibitwubakira umuntu wacu w'imbere, aho kurangazwa n'ibidusenya. Imana ibaho umugisha. Ni byiza cyane. Hari n'ikintu wagarutseho rwose, ati nk'umuntu w'umukristo ujya gusesengura agasesengura n'ibya biro nyobozi koko abari ku rwego rwo kuvuga ko ibyo bintu atanabizi. Igituma ngarutse aho hantu, hari umunyamakuru duherutse kuganira, simuvuga izina, wagiye ugaragara ayobora ibiganiro byinshi bisa n'ibyo gukritika ADPR, aha mikoro abatumirwa. Aherutse kugira chance yo kumitinga umuvugizi wa ADPR, yaraje arambwira ngo arasaba ko bishobotse buri mukristo wese na buri munyamakuru ngo aganire n'umuvugizi ntawazongera kuvuga ADPR nabi. Aho tese kubera iki? Twaraganiriye nyine amimaje amanukuri kwibikorwa muri ADPR. Timva nsabye imbabazi z'ibyo byose nakoze kuri ADPR bitagenda neza, kuko nihuriye na nyir'ubwite. Yego, abantu benshi bavuga ko ADPR nkeka ko ari abayivuga bashingiye kubiyivugwaho, ariko badashingiye ku byo bazi cyane. Niko nshobora gutekereza rwose. Ni byiza cyane rero. Ni ukuri turabashimiye cyane ku bw'iki kiganiro cyiza. Ni ubutumwa nshobora kwita ubw'itorero, cyangwa se ku bantu bose bakurikira ibikorwa bitandukanye bibera mu itorero rya ADPR. Hari umuntu wari ukurikiye, sinzi nimba ari indi message wenda musigaranye nyuma
mutavuzeho kubijyanye na sije twarimo tuganiraho kugira ngo twarimo tuganiraho ibyerekeranye n'itorero ni nziza cyane kuko itorero ni irya Kristo kandi nk'uko nabivuze mu kindi kiganiro ntabwo ari irya ADPR ryonyine ahubwo navuze impamvu ADPR ari ijya ku karubanda nanone usubije amaso inyuma ukareba n'ibyo yakoze muri iyi myaka 80 maze mu gihugu cy'u Rwanda ubona harasenyutse ibintu byinshi byari kurushya na polisi byari kurushya n'abategetsi ariko byasenywe n'ijambo ry'Imana. Mbega yabaye umufatanyabikorwa mwiza wa leta, yabaye umufatanyabikorwa mwiza, yaruhuye polisi ku businzi. Ibi ngibi byose bari kwamagana byo kunywa urumogi no kunywa ibiyobyabwenge n'iki, ADPR nibwo butumwa yatangiranye. Ni ukuvuga rero kwari kuba dufite ingorane mu Rwanda iyo hataza kubaho itorero rici bisindisha mu idini ryacu. Umuyoboke ushaka kutuyoboka titureba ko azanya amafaranga, ko azanya icyubahiro, ko azanya amapete, ko aje ari superintendent cyangwa aje ari umunyacyubahiro wundi, ni ukuza yemera kwinjira mu mahame y'itorero, akagomba guca ibisindisha byose mu buzima bwe, akirinda ibintu byose by'ibiyobyabwenge. Ubone nta n'umutegetsi wakabikoze, ariko mu by'ukuri iyo rero bigeze no hasi, umuyoboke wese w'itorero tugomba kumufata kimwe. Iyo abantu batangiye gutorera abantu h'ibyaha kubera gukomera kwabo, kwaje ari umunyemari yatura amaturo menshi, abantu bakaba bamubabarira ntibamufate nk'abandi, ubundi itorero baryahengamye baryataye umurongo. ADPR yo kimwe mu bintu yashoboye byari byananiye abantu benshi no kudatorera cyo bita tolerance du péché, no kudakundwa akaza umunyabyaha bitaye ku gaciro n'icyubahiro afite. Ibyo rero niwo murongo dukwiye gukomeza kugenderaho, tukirinda kuvanga ibitavangwa. Nigeze mbivuga mu kiganiro sindakirangiza, ndimo ndategura ikiganiro kivuga itorero ry'Imana, Église de Dieu. Mu iryo torero ry'Imana rero kirazira yuko tuvanga ibintu bidahuye. Imana ribaho umugisha guterura ikiganiro nk'iki, ubundi mujye mujya imbere ya kamera mwana senza Imana, kuko ndumva mwasengeye iki kiganiro kugira ngo gishobore gutambuka neza mu bantu baduteze amatwi. Imana nibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Hari isezerano nahaye abantu ko tuza gukomeza ya ndirimbo twatangiriyeho. Reka rero turirimba ibindi bice, sinzi nimba ari 2 byari bisigaye, kugira tuze dutanga nimero ya telefone rwose. Ubwenge imenya nyirayo, umwana w'uruhinja amenya nyina, indogo bimenya urugo rwa shebuja, ariko ubwoko bwanjye ntiburamenya. Ingita z'ubwenge imenya nyirayo, umwana w'uruhinja amenya nyina, indogo bimenya urugo rwa shebuja, ariko ubwoko bwanjye ntiburamenya. Kuva ku birenge ni habi kugeza ku mutwe, umuntu wese yumva afite indimba mu mutima, hose ni nk'ibisebe bitabasha no gutsirwa. Iyaba Uwiteka atadusigiye agace gatoya kaba kimwumvira, tuba twarabaye nk'ab'i Sodomu, tuba twarabaye nk'ab'i Gomora. Irashaka ko tugira inama, tugahabwa imigisha yo mu ijuru, ariko dukomeje kwinangira iti nzohereza inkoti zibarimbure. Imana irashaka ko tugira inama, tugahabwa imigisha yo mu ijuru, ariko nitugumya kwinangira iti nzohereza inkoti zibarimbure. Kuva ku birenge ni habi kugeza ku mutwe, umuntu wese yumva afite indimba mu mutima,
hose ni nk'ibisebe bitabasha no gutsirwa. Iyaba Uwiteka ataradusigiye agace gatoya k'abakimwubaha, ibyacu biba byarabaye nk'iby'isodomu, biba byarabaye nk'iby'igomora. Itorero ryacu ryarasenyutse, abatazi Imana baraduseka, bararanganya amaso bakavuga, ayiwe nimurebe ibikorwa by'abacunguwe. Itorero ryacu ryarasenyutse, umudugudu wacu warasenyutse, ibihugu byinshi byarasenyutse, ubukristo bwarasenyutse, abatazi Imana baraduseka, bararanganya amaso bakavuga, ayiwe nimurebe ibikorwa by'abakijijwe. Kuva ku birenge ni habi kugeza ku mutwe, umuntu wese yumva afite intimba mu mutima, hose ni nk'ibisebe bitabasha no gutsirwa. Iyaba Uwiteka atadusigiye agace gatoya k'abakimwubaha, tuba twarabaye nk'ab'isodomu, tuba twarabaye nk'ab'igomora. Uwiteka ashimwe, we waturokoye. Mana yanjye numvaga bitahagarara. Hari umuntu yaremye ngo ko mbona ari byiza bizamera gute mu ijuru, akaryoshye ntigahora mwitama, ariko tubasezeranije nyine ko tuzakomeza gutumira uyu mukozi w'Imana kugira ngo atugezeho ubutunzi afite bwinshi, kugira ngo bugirire itorero ry'Imana umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ariyo mpamvu nyine yatumye Imana idusigaza kugeza aya magingo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hari umukristo wakurikiye kino kiganiro udashobora kubariza ibibazo byose hano kuri social media, ushobora kuzana inbox kubavugisha niba byemewe, yababona ku address. Murakoze cyane. Ubundi biba na byiza iyo umwungeri yagaburiye intama zigahembuka, zikwiye kugaragaza amarangamutima yazo. Ni byiza rero iyo abantu bavuga ko bafashijwe, uwihannye akabitangaza avuga ati mu kiganiro runaka hari ibintu nihannye, hari amanyanga nabagamo yo kuvuga ku bitandeba, yo kunegura itorero, yo kwivanga mu bintu ndateze kugira icyo mbihinduraho, ariko nakijijwe nihannye. Nubwo wari usanzwe ukijijwe, ariko umurimo yavuze ngo mpisemo guhora nkizwa, icyo wumvisha cyose gikwiye kugusigira agakiza. Cyo ni ikintu nagiraga ngo nsorezeho. Ariko kandi ushobora no kugira ikibazo cyo gusengerwa by'umwihariko, wanshakira kuri 0788859438. N'ikindi cyose washobora kwemezwa n'Imana gukora kugira ngo wubake ubuzima bwawe bw'umwuka, wagikora unyuze kuri izo nomero. Ni 0783859438. Nababwiye ko niri kwa Nzabonimpa canesius. Reka dusenge Imana kubw'ibi bihe byose tumaranye no gusengera itorero ry'Imana, kugira ngo nyiraryo akomeze aribere maso, atitaye ku bigambo birivugirwamo, kuko abera b'Imana bari maso, kandi n'abakozi b'Imana ntibacibwe intege n'ibivugwa, ahubwo buri wese amenye iyamuhamagaye n'icyo yamuhamagariye gukora mu gihe cye. Abandi bakoze mu gihe cyabo, namwe murimo murakora mu gihe cyanyu, n'abandi bazakora mu gihe cyabo, kuko abariho none twese murabizi ko nabibabwiye ko iki kinyejana gisiga kiturangijeho. Ubwo rero bazaba bariho mu kinyejana gitaha, nabo bazakora mu gihe cyabo, nguko natwe turi gukora muri iki kinyejana cya 21. Ariko hari abari mu cya 800, mu kinyejana cya 18 n'icya 17, abantu bari biyubatse nabo buzuye igihugu bariho. Ubwo rero kuba badahari none si uko barangije urugendo, nubwo mwisi bapfuye, ariko ibyo basize bakoze bizabahesha kubaho iteka ryose, mu buzima bwiza cyangwa mu buzima bubi. Imana idufashe gucunga neza izamu ryacu mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana yaturemye, idukunda kandi tubeshejeho, Yesu Kristo, ushimye urukundo rwawe wakunze abari mu isi, n'imbabazi zawe watugiriye zatumye twitwa abana b'Imana, ubikoresheje urupfu rw'umwana wawe Kristo Yesu waducunguje umusaraba.
bana natwe ukomeze gufasha ivugabutumwa. Ubundi wavuze yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa isi yose mbere yuko ugaruka. Nta cyaruta rero ko buri kugenda buvugwa mwami ku mbuga nkoranyambaga, bukagera no ku bantu batuye mu bihugu batari bemerewe kumva ubutumwa bwiza. Ndagushimira kuko uri gusohoza ibyo wavuze kera kose. Humugisha abana bawe, abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo, abateze amatwi aya magambo mwami, be kujya babyumva nk'ibindi byose ngo bitambukire, bajye babitega amatwi kuko bikubiyemo ibanga ry'ubugingo bw'iteka ryose. Mbyambaje ntyo niringira kutanga nibabazi kubihanya amakosa yabo n'ibyaha byabo.